Ya haleluya, Yesu Kristo nashimwe. Dushimiye Imana igira neza, Imana y'inyembabazi, tuyihereje icyubahiro. Imana ikiranuka muri byose, icyubahiro ni icyayo. Imana y'urukundo, icyubahiro ni icyayo. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Mwene data tubana mu mwanya wa niba turi buri gitondo, ndagushuje mu izina rya Yesu Kristo. Aho uherereye hose, bakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda, Yesu Kristo ashimwe. Duhereje Imana icyubahiro, tuyibanje hose muri byose. Ni ukuri Imana ni urukundo, itugiriye neza, iravuze ngo wongera ubeho ubayeho. Iracyakora imirimo n'ibitangaza, irakigaragaza ku buzima bwawe. Birashoboka ko umaze igihe utekereza ku buryo urukundo rw'Imana, utekereza ku Mana yawe, ariko muri iki gitondo ndakwinginze ubanze uyihereze icyubahiro, uzamure icyubahiro cy'Imana mu mutima wawe, wumve unejejwe n'Imana mu mutima wawe, wongere kwibuka urukundo rw'Imana ku buzima bwawe. Irabikoze, irabyongeye, izinze ijoro izingurira amanywa, irabikoze, irabyongeye, iravuze ngo nubeho ubayeho, iguhaye ikimenyetso cy'uko izakugirira neza, n'ibisigaye izabikora. Nuhumure, nushikame muri Yesu Kristo. Imana rero ishimwe cyane. Muri iki gitondo tubanje Imana hose muri byose, ndetse ndavuze ngo tubanze Imana no muri iyi weekend. Imana izabane na buri wese, abazajya isafari bakajya mu ngendo zitandukanye, abazagira ubukwe, gahunda zose ufite muri iyi weekend Imana izibemo, kandi uzabona ukuboko kwera kw'Imana. Tubanje Imana rero hose, tuyibanje no ku babisha bacu, ihabe imigambi yabo yose iyiburizemo. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwe icyubahiro. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Turacyari muri teme yacu ivuga ngo ni ukuri Imana ni urukundo. Turi mu masengesho y'iminsi 40 afite teme ivuga ngo garuka ushima Imana. Ibyo byose ni amagambo ari gutuma twegera Imana cyane, atuma twongera kuryoherwa n'Imana. Iki gitondo nyemerera dusome ijambo ry'Imana twihuse, turi muri iyo teme yacu. Imana ishimwe. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, urwandiko Pawulo intumwa yandikiye itorero ry'Abagalatiya. Turasoma ibice 5, dusome umurongo wa 22. Titire y'ijambo handitse ngo imirimo ya kamere n'imbuto z'umwuka wera. Imana ishimwe. Turi kuvuga ngo rero Imana yacu ni urukundo, tuvuga ko tugomba kugaruka gushima Imana. Turashaka gukomeza gutekereza ku mirimo yacu dukora, kandi Imana yo itugirira neza, urukundo rwayo ntirurondoreka. Ese imirimo yawe uyu munsi imeze ite? Ese aho ntiwaba wuzuye imirimo n'imbuto za kamere, aho kuzura kamere n'imbuto z'umwuka wera? Ibyo bintu ubyibazeho cyane cyane, hanyuma wiha igisubizo. Numara kwiha igisubizo ufata umwanzuro. Imana ishimwe cyane. Reka munyemerere mumfashe gato duhere ku murongo wa 19. Handitse ngo dore imirimo ya kamere iragaragara niyi: gusambana no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, no gusenga ibishushanyo, no kuroga, no kwangana, no gutongana, n'ishyari n'umujinya n'amahane, no kwitandukanya, no kwirema ibice, no kugomanwa, no gusinda, n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Ndababwira hakiri kare, nk'uko nababwiye kera, yuko abakora ibisa bityo batazaragwa ubwami bw'Imana. Imana idusange. Hanyuma umurongo wa 22: ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, n'ibyishimo, n'amahoro, no kwihangana, no kugira neza, n'ingeso nziza, no gukiranuka, no kugwa neza, no kwirinda. Imeze bityo nta mategeko abihana. Imana ishimwe cyane.
ndagira nkubwire muri iki gitondo wishyire mu ndorerwamo urebe imibereho yawe uko ihagaze, urebe imirimo iba muri wowe ya kamere yawe, nimba Yesu Kristo waramwakiriye ikavamo. Niba ukibona muri iki cyiciro umenye yuko rwose utazaragwa ubwami bw'Imana, utazajya mu ijuru. Niba ukiri umusambanyi, rwose nta juru ry'abasambanyi ribaho. Niba ugikora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, rwose nta juru, ntago ari njyewe uritanga, ariko ijambo ry'Imana n'indorerwamo twireberamo. Nta juru rwose ry'abantu bakora ibiteye isoni, bakora iby'isoni nke, nta juru ry'abasenga ibishushanyo, nta juru ry'abarozi ribaho, nta juru ry'abantu bangana, ry'abuzuye inzangano, nta juru ry'abantu birirwa bashishimura abandi batongana, nta juru ry'abanyeshyari, nta juru ry'abanyamujinya, nta juru ry'abanyamahane, nta juru ry'abitandukanya bakirema ibice, nta juru ry'abantu bagomwa. Ukumva umuntu umugome w'ikintu umuntu wabona yifitiye ikintu cyiza, ugapanga ku buryo icyo kintu akibura, aburizwamo. Tuvuga nko mu kazi ukagomerwa umuntu yuko yaba promoted, ukitonda ukagenda ukamushyashyariza mpaka agasigingira agahama hasi. Iryo nta juru ry'uwo muntu. Uwo muntu aba afite ishyari, kabiri aba afite igomwa. Iryo nta juru ribaho ry'umuntu umeze gutyo. Kandi nta n'ijuru ry'abasinzi, reka n'abagira ibiganiro bibi rwose n'ibindi bisa bityo. Iryo nta juru ririmo. Nta muntu uzabona ijuru kuri abo ngabo, kuko ijambo ry'Imana ryabivuze ngo abakora ibisa bityo ntabwo bazaragwa ubwami bw'Imana. Imana idusange. Hanyuma Pawulo aravuga ngo ariko abantu bazabona Imana, abantu bazumva impanda, abantu bazahamagarwa mu mazina n'Umwami Yesu Kristo ubwo azaba agarutse gutwara itorero, bakitaba bagasanganira Umwami. Abo ngabo ni abahe? Ni abafite izi mbuto rero. Imana ishimwe. Izi mbuto ziragaragara. Ni imbuto z'urukundo. Ni umuntu ufite urukundo, ni umuntu ufite ibyishimo, ni umuntu ufite amahoro. Umuntu ufite amahoro atanga amahoro. Umuntu ufite ibyishimo atanga ibyishimo. Umuntu ufite urukundo atanga urukundo. Imana ishimwe cyane. Ni umuntu wihangana. Umuntu wihangana rwose, uwo nguwo nawe azabona Imana. Ni umuntu ugira neza. Umuntu ugira neza nawe azabona Imana. Ni umuntu ugira ingeso nziza. Ni umuntu ukiranuka muri byose. Ni umuntu ugwa neza. Ni umuntu wirinda. Imana ishimwe cyane. Akirinda gukora ibyaha, akirinda mu byo avuga, akirinda uko agenda, akirinda yewe. Imana ishimwe. Aba ngaba ni ukuri. Aba ngaba Imana irabemera. Ngaba bakora ibimeze gutyo ngo nta mategeko abihana. Imana ishimwe. Ntabwo aba ngaba bazahanwa. Aba ngaba ntabwo bazahanwa. Aba ngaba ntabwo bazamwara ku munsi w'imperuka. Aba ngaba ntabwo bazamwara ubwo Yesu Kristo azaba aje gutwara itorero. Abameze gutya nta mategeko abahana. Imana ishimwe. Imana ihabwa icyubahiro. Nakubwiraga ngo rero Imana ni urukundo. Haracyari ibyiringiro. Nawe uyu munsi wakihana. Nawe uyu munsi wafata umwanzuro. Ni ukuri Imana ni urukundo. Yakugirira neza. Ni ukuri Imana ni urukundo. N'ubundi imbabazi zayo zayiteye gukomeza yihangana. Imana yakomeje irihangana. Ngirebe ko uyu munsi wafata umwanzuro. Muri iki gitondo wakinjira muri weekend wafashe umwanzuro. Warangiza uyu mwaka wafashe umwanzuro. Ni ukuri Imana ni urukundo. Uyu munsi ufate umwanzuro wo kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, maze ukusanye ko Imana yagiye kwihanganira, ukusanye iby'Imana yagiye igukorera, ugaruka ushima Imana. Shalom shalom. Muzagire weekend nziza. Imana ibahe umugisha. Duhaye agaciro